aha turi ni mu Kiderenka, ahazwi nko mu Kiderenka nyine, hafi n'ikiraro cya Nyabugogo, hazwi kenshi ko hakunzwe kuba ubujura butangaje, wasangaga ngo nta telefone wacisha yitaba, cyangwa se ku mugoroba hakaba hari abakobwa benshi bicuruza cyangwa se bakora umurimo w'uburaya. Kuri ubu ngubu baravuga ko babyukira mu kazi kandi bagakora bashaka imibereho yabo kugira ngo batunge ingo zabo ndetse nabo bitunge. Turi kuganira nabo turebe se koko byifashe bite, iyo mico iracyahavugwa, umutekano waho umeze gute, nibyo tugarukaho tukabaganiriza mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuguhaye ikaze. Kuganira aho rero waramutse neza? Mwaramutse. Witwa nde wowe? Banyita Misago Jean Michel. Misago Jean Michel. Usanze hano uri gukata ipine. Nibyo ndi gukora. Nsanzwe nzi ko ipine rikomeye cyane, umuntu arikata bimusabye iki buriya? Ipine kuyikata no kugura icyuma bita imbarasuka. Umuzungu aba yarakoze ibigenewe. Wamara kuyigura ukaza ukayityaza, hari agatyazo kabugenewe nako hano. Iyo umaze kukagura uraza ugatyaza icyuma kiba kidatyaye. Hanyuma ipine ukayifata ukayishyira ku yindi gutyo, ukayigereka ku yindi, ubundi ukayikata ukayikuraho icyo bita urubavu. Iyo uyikase rero ikurwamo ibiki buriya? Nk'iki cyo ku ruhande turi gukuraho bakita urubavu. Urubavu hari urwo dukuramo imigozi iriya ihambira ku magare, ihambira ku mamoto, kuri za jesa. Hakaba hari n'iziba zihari zikomeye dukoramo amataro ya congo, ziri ari aba boss bambara. Niko tubikora. Urabona ariko intoki zisa n'izangiritse. Ntago zangiritse, ni ukugira ngo ahubwo tuzirinde gukomereka. Ubu ni wakomeretse ko baziritse ibintu bitamba. Oya, ntago ari ugukomereka, nuko zirinda gukomereka. Hari abantu batazi ko kano kazi kabaho rero. Hari abakifuza ahubwo bakabuze, baza badushakisha. Baza badushakisha kabisa. Ni akazi kiyubashye. Ni akazi kiyubashye cyane, unagakora ukiteza imbere kabisa. Ubu mwiteje imbere? Twiteje imbere ho gakeya, ntago ari cyane. Hari byinshi tukibura tutarabona, ariko bimaze kuboneka twazana n'imashini zibikata, twariteje imbere, nitwongere kubikoraho imashini zikaba ari zo zibikora. Ibintu bimeze neza. Yego. Ndabona hano hari n'umusani. Witwa nde wowe? Banyita Uyihoreye Daniel. AKA Kava amahanga. AKA Kava amahanga. Kiryango. Je banyita Kiryango Bouncer. Ubu ni bouncer se? Nje ndi bouncer y'ibihe kabisa. Nanyereye ko bouncer ari abantu baba ari ibigangi banini cyane. Twebwe ntago turi bouncer y'ibigangi kabisa, turinda abantu, ariko turi bouncer y'ibyo dukora nyine kabisa mu kazi kacu. Uri bouncer y'ipine? Y'akazi kacu kabisa. Amakuru yawe rero? Amakuru ni meza. Hajya nguri Kiryango. Nje banyita Kiryango mu kazi gasanzwe. Ufite amazina menshi nk'ayishoka? Ntago ari menshi cyane nk'ayishoka, ahubwo amazina menshi agaragaza umuntu w'umusitari nyine waranditse izina kabisa. Ubu uri umusitari? Ubu nanjye ndi umusitari muri karitsiye, bamfata nk'umusitari. Inaha ni wowe w'umusitari? Naha muri Kigali ntago ari iwacu, ariko mafatwa nk'umusitari. Usugira indirimbo? Nta ndirimbo ngira, ariko ngira ibikabyo nyine nk'ibi birenze. Mba mfite ibikabyo byanjye nyine nihariye kabisa. Ibikabyo nibyo bikugira umuntu wa danje? Ntago ari byo bingira umuntu wa danje, ahubwo akazi nkora ko kangira uwa danje. Ukora akahe kazi nawe? Nanjye aka kazi nanjye niko nkora. Ukata ipine? Nkata ipine nanjye. Tubwire rero nka buriya nko ku munsi ukorera ngaho yavuye muri bino bintu? Ku munsi hari igihe nkorera 5, hari igihe nkorera 3, n'icumi Imana yabishatse turayakorera hano. Yego. Ujya wumva radio ugurukira ibintu byo kuri internet byose ububizi? Njya numva radio, amaradiyo yose ndayumva kabisa. Umuhanzi uzi ninde? Ngenzi abahanzi benshi ba Jay Polly, ba Diamond, ibihugu bitandukanye. Wamenye ko Diamond ari i Kigali? Ntago nabimenye kabisa. Ayo niyo makuru nari nkeneye rwose. Ari i Kigali rero? Ayo niyo makuru mwari mutuzaniye mashyashya kabisa. Nta makuru wari ufite? Nta makuru nari mfite kuko bitari ngombwa. Nta makuru nari mfite nyine, amakuru se ko abonwa n'abantu bafite amataci bajya kuri internet, nge nkaba nta taci mfite. Ayo makuru nanjye nari nkekeneye kabisa. Abasireye Queen ntabuze? Ntabwo nzi kabisa musaza. Umuntu w'i Kigali utazi ko Diamond yaje, mbega nta makuru ufite, urumva atari iteranye umurimo? Ni iteranye, ariko nanjye ndimo ndagana muri rya terambere nyine, nawe urabibona. Kuva wimbwiye ko yaje ndabimenya rya terambere ndigezemo. Ubu nanjye nicaye mu iterambere kuko menye ko Diamond yadusuye mu Rwanda.
ni iki watubwira kano kazi kakugejejeho rero? aka kazi rero ikintu kangejejeho ngewe nditunze muri Kigali mbasha kwibonera amafaranga nkiyambika nkikodeshereza inzu ariko hariho abantu bamayibo muri Kigali nyine kabisa batazi kwiyambika batazi gucunga ubuzima bwabo cyangwa ngo bajere agaciro kabo bakifata uko bitari ariko ngiye nk'aka kazi kampaye gahunda nta bintu bya puresha ngiye mbamo nyine kabisa ubundi ataha nkarya neza n'umugore mwiza kabisa nkamubona cyangwa ndamufite wenda nkamubona. Iyi karitsiye yitwa ngo harya mu Kiderenga? Iyi karitsiye bayita Kiderenga. Ngo haba abagore? Haba abagore benshi cyane kabisa ariko n'abagabo barahaba. Babwiye ati umuntu rwose ushatse umugore nta mubure. Reka n'ikigage twebwe n'irindazi rifite ubona umugore hano ibintu byose ni magirirane kabisa. Umuyirindazi bikarangira. Nawe ubu numushaka umbwire ahubwo ni komande nyine uramu. Bitenyarukira hirya kabisa. Nirindazi rimwe. Oya nta nirindazi ahubwo. Ngurira ikivugo kigage. N'ikigage hirya kiba gihari bita karandura ubutaka. Ikarandura ubutaka. Cya kinda ahita asoma akavuga ngo noneho kabisa. Kahita abona yagukunza ahantu hose. Umuha ikigage cyitwa karandura butaka nawe ukamurandura. Nanjye nkamurandura kabisa. Rwose. Niko bimeze kabisa. Ubwo amaze kugisoma navuga ati umugabo n'uyu nguyu. Kahita ukora umuti. Njye numva ngo iyo bwije hari ubwo baserera bakazana n'inzembe. Baranakebana ariko twebwe icyo gihe ntabwo turakigeramo. Twebwe turacyari abantu b'abasore urubyiruko nyine tugomba kwihesha agaciro. Njye izo ndaya ntabwo nazijyamo cyangwa wenda ngo njye gushaka abandi hirya. Ndacyari urubyiruko nta nubwo ndashaka umugore. Urumva rero hano bakebo wabisangiye se cyangwa bagakeba nyine umuntu basuzuguye. Wowe ushaka nyine utagukeba. Oya njye ntabwo nshaka utankeba ubu nshaka ko tuzabana. Uwo muzabana. Ubu ndimo ndamushaka ahubwo we niba hari abo uzi nyine wanjye. Mu Kiderenga umuntu uzamubonamo? Oya mu Kiderenga nta mukunzi nabonamo njyewe. Kubera bagira abakunzi benshi. Bagira abakunzi benshi. Mu Kiderenga nyine umukunzi ni ifaranga kabisa. Iyo ufite ifaranga ubona umukunzi, iyo udafite ifaranga nawe urabyumva nyine. Nta mukunzi. Ndagushimiye rero. Namwe murakoze. Uraho neza? Ndaho neza. Ariko ndabona uri umusore umeze neza. Ndi umusore wanga nanjye nkorera aha ngaha. Amafaranga ari kuboneka? Ndinambere nayabonye ngahe. Wampayeho. Aha ngaha nanjye n'umuryango wanjye bafite umuryango munini. Ufite umugore n'abana? Mfite umugore n'umwana umwe. Mukaryama reka kure cyane. Turaye umufuka wawe. Umufuka wanjye n'ubwenge. Ugizemo imbere kugira ngo bizagenda bituba. Umugore wanjye n'umutayeri agomba kudoda neza. Mu Kiderenga ntabwo apfa kuhizera 100%. Umugore yagukoreye umufuka w'imbere. Nkore umufuka w'imbere. Mukaryamari. Nakaryamari kaza ariko ntari yaje. Mbese ayo ukorewe naga mukaryamari. Niho nyanaga nyine uyo bwije. Abiza amabanki yarateye uhita ugenda ugashyira ugataha mu rugo wemye. Ndabona muri kumwe n'umusanisha yambaye na bandana. Uriya no musani naye no wacu. Ntuduhe imirongo ariko. Ntuduhe n'imirongo ndabona nawe wambaye na bandana. Uri umuraperi? Bidatwumve. Bidatwumve imirongo. Ubu ngubu ntabwo niteguye neza. Wabyutse utiteguye kurapa? Wambaye akabandana keza mugabo we. Kana k'igikona. Igakona kwikora. Ntabwo yikoraho. Twabasuye rero dushaka kumenya ko mubaye hano mu Kiderenga bajya bavuga ngo nahantu haba imbobo haba intaya nyinshi byo bimeze bite? Nta mbobo zihaba no mu Kiderenga kuko umutekano haba uba wuzuye. Umutekano uba wuzuye kabisa nta mbobo zihaba. Ntago bakirwana? Abarwana ni bake na bake ariko nta kuvuga ngo mbese ngo ni ibirenze ngo byahuza amahanga ngo haba umutekano muke ntawo. Umutekano uba wuzuye ni mwinshi. Umutekano urahari nta kibazo gihari. Uhari. Yego. Ku buryo umuntu rero yabana mu Kiderenga akora akazi kawe nk'aka ngaka akiteza imbere. Akazi uragakora ukinjiza rare zawe kabisa ugataha wemye nta kibazo. Ndagushimiye. Sana yemerese murakoze. Karame. Amahoro. Amahoro. Wowe ufite icyaka. Cyanyisha ahubwo. Cyetse ngure nk'akanore se hari. Ndi kubibona byo icyakora gifite.
icyaka cyanyishe bikaze no penetera icyaka. ipine ritera icyaka cyane. Uko uyikaraga niko ibigukaraga nyine icyaka kikaba cyishe. Ubu ufite umugore n'abana? Mfite umugore n'abana. Wowe waje gukata ipine nubwo ryaguteye icyaka saa 3 z'amanywa? Maraje kubashakira amayisha nyine kugira ndebe ko wabaho. Iyo utuye inaha? Nuye ku Kinyoni. Ubu ufite nk'imyaka ingahe? 40. Imyaka 40. Numva ni myinshi. Ni myinshi. Byarangiye uzanye n'inyinya? N'inyinya nyine urabona ndashaje. Bani mbe zitaraje se. Aya ntamvu ufite racyari muto mugabo. Ntamvu ubona mu bwanwa. Aya ntamvu zirimo zirimo. Aya ntamvu zirimo. Zirimo ndashaje. Urashaje? Myaka 40 y'iki gihe ni myinshi cyane. Ujya ubona nk'urubyiruko rw'inaha byo rwikora? Urubyiruko rw'inaha hasi. Nyine urubyiruko ruba rufite gahunda yo gukora, ushatse araza tukamwigisha akazi hano. Aho kugira ngo yandavure y'abaturage usanga arirwa rwana, araza bakiga hano harimo abana bakiri bato biga akazi. Turamwigisha nta wasi nawe akajya abona amafaranga yo kurya. Ukamwigisha gukata ipine? Nkuko umunsi ubukorera ngahe utatubeshye? Ku munsi se yenda ni muri ibyo 5, 6 nayo ngayo. Wakase ipine kandi nta muntu wigeze ucwana nawe? Ntawe twagiranye ikibazo. Ntawe wanduranyije nawe? Hari abatazi ko kana ari akazi rero? Hari abagapinga ariko kano ni akazi katubeshejeho gatunze n'imiryango yacu. Yego. Aka ni akazi wakora ukishyura abana amashuri? Abana tuba dufite bariga. Bariga? Kandi amashuri turayabishyurira nta kibazo. Uwo madamu bari mu rugo avuga ati patoro araza gutana. Nawe ajya guhiga nta mugore w'iki gihe wicara. Ibintu byose ni ugufashanya. Nimugoroba we nawe yahize ibintu ari amahoro ukinywera agacupa kitaha ari amahoro. Tugahurira mu rugo nyine bana ako gacupa niba ari kamwe nk'akanywa abana bakabona igikoma nta ribi. Na mituweli zikaboneka? Mituweli tukazishyura. Yego. Buri kimwe cyose. Yego. Iyo mwafatanyije nta kigomba kubura. Nta cyabura. Ndagushimiye rero. Murakoze cyane. Hari tute. Ntireka nanjye ndebe ko nakiga akazi shaka. Ubuse ibi ngo urashaka kuzabikora nawe se? Kazi ni akazi wa mugabo. Tekinike dore ni iyi ngiyi nyine. Ukurura gake gake. Icyuma kiba gityaye. Kirimo ubugi bikaze. Icyuma cyukoze ubwo nicyaguca ukuboko? Kwikeba ni nk'umwaku ariko ntabwo gikunda kudukeba. Ntabona nk'uko mpamagaze ntabwo cyapfa guhita kimfataho. Ariko iyo umuntu abyiganya ngo kiramukeba? Nyine ubireba wowe wabona ko ari ibintu uri bukate ukikata. Ariko nta wasi iyo umaze kumenyera nyine ibintu bigenda neza. Nta wasi? Ndagushimiye rero. Murakoze.